Mbasuhuze mbifurize kugira ijoro ryiza mwebwe inshuti mukomeje kudukurikira muri mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Tariki ya 22 ukwezi kwa 12 2026, iminsi mike kugira ngo dusoze umwaka 2025 ari nako twinjira muri 2026 n'amakuru menshi cyane yakomeje kugenda avugwa muri mugoroba mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Amwe makuru turaza kugaruka rero ni inkuru yihutirwa cyane kuri Edouard Bamporiki. Uyu yahoze ari ministre cyangwa se umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, yafungiye Mageragere aza guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu minsi mike ishize. Mwana mubonye muri kongere ya RPF Inkotanyi ubwo yasabiraga imbabazi mu ruhame azisaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyamuryango ba RPF. Hanyuma rero uyu mugoroba ku itariki 22 ukwezi kwa 2025, reka mbabwire ko uyu Bamporiki Edouard hari amakuru akomeye cyane atugezeho muri aka kanya tugiye kugenda tubagezaho. Hanyuma mbere gato yuko twinjira kuri iyo nkuru yacu nyirizina ya Bamporiki Edouard, reka maze mbahe incamake y'amakuru y'ingenzi tugiye kugenda tunagaruka muri rusange, mbabwira ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka nihutishe kugira ngo tugaruke ku nkuru yacu kuko ndabizi neza ko mukeneye kuyumva. Babwire ko amakuru ava muri teritwari ya Fizi mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo aravuga ko mu gitondo cyo kuri wa mbere ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryagabye ibitero kuri AFC M23 birangira rero rikubiswe n'inyeshyamba rirahunga. Aya makuru avuga ko FARDC na Wazalendo baramutse bagaba ibitero ku birindiro bya AFC M23 biherereye mu midugudu ya Makobola, Ngalula Kasekezi. Nyuma imirwaniro yamaze amasaha menshi cyane, makuru avuga ko ingabo za leta zasubijwe inyuma na Alliance Fleuve Congo M23 zigezwa ahitwa Pemba mu gace ka Munene hafi y'uduce twa Ilakala ndetse na Swima duherereye mu birometero 20 uvuye mu mujyi wa Mwamboko. Imirwano yo kuri wa mbere rero yasize abaturage bo mu duce twa Swima, Rusambo na Mukwezi bahunze. Gusa makuru avuga ko hari benshi cyane bakomeretse mu gihe imirwano ikomeje. Makuru avuga ko ingabo za leta ya RDC zirimo zirwana zisubira inyuma kugira ngo zibone uko zerekeza mu mujyi wa Baraka nawo waroheretse kwigarirwa na M23. Ku rundi ruhande uwitwa President Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyemera ko ingabo za RDC zatsindiwe mu mujyi wa Uvira. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yagaragaje ko atemera ko ingabo z'igihugu cye zatsinzwe n'ihuriro rya AFC M23 mu rugamba rwabiri muri teritwari ya Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Mu nama ibihugu byo mu karere yabereye muri Uganda tariki 21 Ukuboza 2025, Perezida Felix Tshisekedi yawitabiriye yifashishije ikoranabuhanga rya video conference. Yatangaje ko AFC M23 yifashishije drone z'intambara muri urugamba n'izindi ntwaro ziremereye. Felix Tshisekedi yasobanuye ko icyo ingabo za RDC zakoreye muri Uvira ari ugusubira inyuma nk'imibare y'urugamba mu rwego rwo kwirinda ko imirwano yazo na AFC M23 yamenekeramo amaraso menshi y'abasivili, naho ubundi ngo sukumanika amaboko cyangwa se kwemera intege nke. Yagize ati ingabo za RDC zasubiye inyuma bifite impamvu mu rwego rwo kwirinda ko ubuzima bwa civili benshi cyane bwatikirira. Aya mahitamo si ugutsindwa cyangwa se kugaragaza intege nke, agaragaza uburyo duhora twiyemeje kurinda abasivili bari mu bihe bikomeye cyane. Uru rugamba rwatangiye mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 ubwo ingabo za RDC z'u Burundi Wazalendo FDLR byarasaga mu gice bikigenzurwa na AFC M23 muri teritwari ya Walungu birimo Kamanyora na Kaziba bikoresheje intwaro ziremereye. Ibisasu ihuriro ry'ingabo za RDC ryarashe mu bice bigenzurwa na AFC M23 byatumye abasirikare benshi cyane bahungira mu bice birimo umujyi wa Bukavu. Abandi barenga 1000 bahungira mu Rwanda banyuze ku mupaka wa Bugarama. Mu gusubiza AFC M23 yagiye guhanganira n'ihuriro ry'ingabo za RDC aho ryari ryashinze ibirindiro iryambura ibice biri mu kibaya cya Rusizi birimo Katogota, Ruvungi, Sange na Kiriba, yinjira mu mujyi wa Uvira tariki ya 9 Ukuboza nari mirwano ikomeye cyane ibaye. Bamwe mu basirikare ba RDC bahungiye mu Burundi, abandi bahungira mu mujyi wa Baraka mu teritwari ya Fizi bakomereza mu ntara ya Tanganyika. Hari n'abagiye mu ishyamba rya Itombwe, abandi bafatwa mpiri. Nubwo Perezida Felix Tshisekedi avuga ko ingabo za RDC zavuye muri Uvira mu rwego rwo kwirinda ko amakosa y'abasivili amaraso y'abasivili ameneka, abasirikare bavuye muri ibi bice byafashwe na AFC M23 bashinjwa kurenga mabwiriza bahawe n'ababakuriye gukomeza kurwana. Tariki ya 19 Ukuboza urukiko rwa gisirikare rwa Kalemi muri Tanganyika rwatangiye kuburanisha abasirikare 64 38 n'abapolisi 56 bahunze Uvira mu gihe cy'urugamba rwabaga. Mu bihe byashize abakurikiranyweho guhunga umwanzi bagiye bakatirwa igihano cy'urupfu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ari igihano kidakunze gushyirwa mu bikorwa bitewe n'uko amategeko yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye avugururwa mu bihe bitandukanye.
Reka mbere gato yuko twinjira ku nkuru yacu kuri Bamporiki Edouard, inkuru itugezeho cyane kuri mugoroba, mbwire ko Minisitiri w'Ubutabera muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika yongeye gushyira hanze ifoto ya Donald Trump yari kumwe yari yakuwe mu nyandiko zijyanye na Jeffrey Epstein zashyizwe hanze. Iyi foto yongeye kandi gushyirwa hanze mu gihe abadepite bashinja iyi minisiteri guhishira amakuru akomeye mu nyandiko zirebana na Jeffrey Epstein, harimo n'amafoto ya bwana Trump n'abandi bantu bakomeye. Minisiteri yamaganiye kure ibyo guhishira Trump, ahubwo igaragaza ko amafoto yari yakuwemo yari ariho abahutiwe, bikorwa mu rwego rwo kurinda ko nta yindi mpamvu ibiri inyuma. Jeffrey Epstein yari umunyemari ukomeye cyane watawe muri 2019 akurikiranyweho ibyaha birimo gucuruza abana bato bagambiriwe kubashora mu busambanyi. Jeffrey Epstein yapfuriye muri gereza, bivuga ko yiyahuye, gusa benshi baracyemeza ko yishwe kugira ngo hatagira amabanga bavamo akandagaza bamwe mu bayobozi bakomeye cyane harimo na bwana Donald Trump. Impamvu nuko Jeffrey Epstein yari inshuti y'abanyapolitike, abayobozi bakomeye cyane ndetse n'abanyemari benshi harimo na bwana Trump ubwe. Abahutiwe na Jeffrey Epstein bararakaye cyane kubera ko inyandiko nyinshi cyane n'amafoto byasibwe mu zasohotse ku itariki ya 19 Ukuboza 2025. Tariki 20 Ukuboza, Minisitiri w'Ubutabera wungirije muri Amerika witwa Todd Blanche yashimangiye ko izo nyandiko zasohowe mu buryo bukwiriye, avuga ko batayishiriye amakuru ajyanye na Perezida Donald Trump. Abajwe niba hari icyo bakuyemo muri ayo makuru bashyize hanze ku mpamvu zikomeza politike, yavuze ko nta kintu bakuyemo. Yasobanuye ko icyemezo cyo gukuraho amwe mu mafoto abantu bafashe mu kivunge, harimo ifoto imwe yarimo Trump, cyafashwe kubera impungenge ku bagore bari muri izo foto bitashakaga ko rero bashyirwa hanze. Tariki 20 Ukuboza 2025, Minisiteri y'Ubutabera yongeye kandi gushyira hanze iyo foto itatunganyijwe cyangwa se ngo ihindurwe nyuma yo gusuzuma hakemezwa ko nta bimenyetso bigaragaza ko hari abahotewe na Jeffrey Epstein bayigaragaraho. Abadepite b'abademokrate bashinje bwana Trump gutubahiriza itegeko ryari rigena ko inyandiko zose za Jeffrey Epstein zishyirwa hanze ntagikuwemo. Umudepite witwa Jamie Laskin ati ibi byose ni uguhisha ibintu ku mpamvu runaka. Donald Trump ntashaka kujya ku karubanda, yaba we ubwe cyangwa se abandi bo mu muryango we n'inshuti ze. Inyandiko zasohotse kwa 19 Ukuboza zirimo amafoto ya Bill Clinton wayoboye Amerika n'abandi bazwi cyane harimo abahanzi nka Mick Jagger ndetse na Michael Jackson. Minisiteri y'Ubutabera yavuze ko ibice bitasohowe byari bigamije kurinda abahutiwe na Jeffrey Epstein. Ikaze rero makuru yacu ku nkuru yacu nyirizina, mbabwire ko uyu mugabo yitwa Bamporiki Edouard. Imbere ya Perezida Paul Kagame, Bamporiki ati iri joro nsinziriye najya mu ijuru nishimye. Bamporiki Edouard hoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi yasabye imbabazi abanyamuryango ba RPF Inkotanyi, anashimira Perezida Paul Kagame urangwa n'imbabazi wamubabariye agafungurwa. Bamporiki yasabye imbabazi mu nama y'inteko rusange ya 17 y'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi mu gihe cy'umwanya w'ibiganiro. Yahagurutse asaba ijambo, avuga ko iyo aza kuba atari imbabazi za Perezida Paul Kagame yari kuba afungiye imageragere. Bitabaye kubw'imbabazi nari kuba ntarayi hano, nari kuba ndi aho ibyaha nakoze amategeko yagenye ko njya kandi makwiye, ariko mu bushishozi bwanyu ati mu bupfura bwanyu mushima kunkurayo bidasabye ko igihe cyagenwe kigera. Ndasaba abanyamuryango ati mbanze bishimire. Perezida Kagame rero yahise amusubiza ati nibwire ko ibyo byose byabaye wabivanyemo isomo, ubu tureba imbere tugire gukora neza kurusha. Byahise bica amarenga ko ashobora kuba ari kongera gutegurwa kuzongera guhabwa undi mwanya. Bamporiki yahise amusubiza ati ndabashimiye uwo mugisha, ati wo mu nteko rusange muyoboye niwo numvaga nifuza. Inteko ndayibona nk'iriba nakwikubitamo kavuka bwa kabiri. Atuma baro nateye abanyamuryango, hari ibintu umuntu avuga ati bikaba byanasohora, ati ntekereza ko iri joro nsinziriye najya mu ijuru kandi nishimye. Bamporiki yavuze ko yababaje abanyamuryango ba RPF Inkotanyi n'umukuru w'igihugu, ndetse ko atazongera gutekereza kuba yakwegera aho umubabaro wababaza umuryango wa RPF Inkotanyi waturuka. Yashimangiye ko ibyo yashinjwe akanahamya byabaye, ati ntakiri indonke mbikora nkanjye, ntangira kandi nsaba imbabazi, ariko kumva atari imbabazi zanyu ntabwo nava mu isibo y'abanyabyaha imageragere ngo ngere mu isibo y'abanyamuryango mu ngoro y'Inkotanyi ngo mbone icyo mvuga, ntabwo zongera gusubira inyuma. Tariki 23 Mutarama 2023 nibwo urukiko rukuru rwategetse ko Bamporiki afungwa imyaka igera kuri 5 akanatanga ihazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda.
icyo gihe Bamporiki yari yahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko, kugira ngo hamwe n'ibyaha hashingiwe ku mafaranga agera kuri miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda yahawe n'umushoramari Gatera Norbert ufite uruganda rwitwa Norbert Business Group n'ubusitani buzwi nka Romantic Garden ruherereye ku Gisozi, kugira ngo amuhuze n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ibikorwa bye ntibifungwe. Bitewe n'uko ibikorwa yari kumufashamo bitari bihuye n'inshingano ze, byongeye kandi mu iperereza bikagaragara ko Bamporiki ari wamutanze w'amakuru ku buyobozi, yarangiza akamwizeza kumufasha, ibyaha byahinduye isura. Yatangiye gukurikiranwaho kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko. Iteka rya perezida ry'imbabazi abagororwa barimo Bamporiki ryasohotse tariki ya 18 Ukwakira 2024 ahita asohoka muri gereza. Abantu batandukanye bagize icyo bavuga ati kumuha akazi ni uburenganzira ati bw'abagatanga, gusa nuko iyo wakatiwe n'inkiko uba ufite umuziro, gusa iby'iwacu ati numwe ubigena, ariko ati kumuha akazi nta muntu uzongera kandi kumugirira icyizere, uwo mushahara waba upfuye ubusa. Ati bajye baha amahirwe n'abandi bari benshi cyane bakorera igihugu batari Bamporiki wenka. Undi ati Bamporiki we wiyambuye agaciro n'icyubahiro, ariko wabonye n'umwanya wo kwitekerezaho, ati wicare hasi wige neza uko wakwiyunga n'igihugu n'abanyarwanda, kuko gusaba imbabazi byonyine bihagije. Wahemukiye abakugiriye neza icyizere hamwe n'umuryango, ariko rwose ntibizongere. Ati kwibeshya ho, ati nimba wumva wakongera kandi kugirirwa icyizere, ibyo byo rwose cira birarura, reka n'abandi bakore, ati kuko barahari. Ushobora kandi kuba warigaragaje kubera ururimi rwawe, ubu rero ati rwose imbabazi warazibonye, ntuzongere gushyugumbwa wumva ko ukeneye umwanya. Oya, ibyawe warabikoze, umusanzu wawe warawutanze, ati buriya n'ibiriya wari ushoboye. Njyewe ati niyo nama nkugiriye, genda wicare ukoreshe ati miliyari yawe, ibyo bizaba bihagije. Thanks. Ati ye Bamporiki we, ati icyo nakubwira ati wikuye amata ku munwa, ubonye ati nguragirirwa icyizere, wongereho no kwitesha agaciro, ati n'ibyubahiro wari ufite koko. Ati cyo kora washutswe n'ururimi rwawe, aho wumvaga ko wamaze no kutwemeza, wibwira ko ibyo uvuga nabyo ubwira wakongeraho ngo no kubahenda wakira indonke. Ati ntaho bitaniye no kwiba rwose, ati uzigaye birenze ibyo gusaba imbabazi, kuko si biriya gusa wakoze, kuko niba utunze miliyari usibye kukureka se ubundi wayikuye kutari umushoramari usibye kwiba gusa. Iyo wumvise His Excellency ashima cyane abashinzwe umutekano, bibwira se ko ari uko bakize kurusha abandi banyarwanda, cyangwa nuko bifitemo ibyo igihugu kibashakaho nk'uko bikwiye. Ati uraho rero urafunguwe, ngutunze miliyari, uzibuke ko hari abo wasizemo, ati bariya hari umunsi icyo kora bazadufashe rwose, ati ntuzongere no gufata kuri ziriya mikoro, ati kuko twaranagukize burya, ati ya magambo yawe yageze aho aba mabi, ati n'uwakubyaye uzibuke musaba imbabazi, ati burya wararengereye kandi buriya wagize ngo warashimwe, ntabwo inkotanyi ari kuriya baziyungaho, ati witekerezeho. Ati ubwo aragira ngo bongere bamuha akazi, ariko yanakabona hari n'abandi bagiye rero bagahabwa, ariko ntakajye yikunda, kuko hari abafatanwa ruswa nke ntibongere kandi kugira amahirwe yo gukorera leta y'u Rwanda. Ati uriya nteko rusange ntabwo ari buri munyamuryango wese uyitumirwamo, ati kuba yarayitumiwemo ni iby'agaciro kuri we. Ayo mahirwe rero yagombaga rero kuyakoresha akongera kugira ijambo mu banyamuryango. Bamporiki Promax ati Bamporiki yafashwe yakira ruswa rimwe, inshuro atafashwe n'izo nyinshi. Ati umuntu yigamba ko atunze miliyari atari umurage cyangwa ngo abe rwiyemezamirimo, yaba yayakuye he niba atari izo ruswa zamusabitse? Ese ibi byari ngombwa ko abivuga ko yahawe imbabazi agashimira, ibindi ahora asubiramo ni iby'iki? Atabajyaga bambwira ngo Bamporiki ngo ni umuhanga wo gucinya inkoro, akababaza impamvu acinya inkoro ye hakababara izabo. Ndatekereza ko ari we ari n'abamwamamazaga bose basobanukiwe kurushaho. Ati ibi bintu nibyo ati bituma duhora dusuzugurwa, ati ndambi tububaye ibihe byinshi, ibitekerezo byinshi cyane. Reka nsoreze aho ngaho. Muscovia Mutesi munyamakuru ndetse akaba n'umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru rwigenzura mu gihugu cy'u Rwanda. Mu buryo bw'inshamake mu gihugu cy'u Rwanda, reka mbabwire ko mu karere ka Karongi haravugwa inkuru
iyo abantu bagera kuri 4 bakekwaho kwica umurozi bamaze gutabwa muri yombi. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Karongi ku bufatanye n'abaturage n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze imaze guta muri yombi abantu bagera kuri 4 muri 6 bakekwaho kwica uwitwa Ndiramiye Vianney w'imyaka 55 bakeka ko ari umurozi. Abakekwa bateye urugo rwa nyakwigendera mu mudugudu wa Karambo akagari ka Gisovu umurenge wa Twumba bitwaje intwaro gakondo. Nyuma yaho uwitwa Mushimiye Ndimubanzi apfiriye mu bitaro bya Mugonero ariko kandi agasiga avuze ko yarozwe na Ndiramiye abaturage bavuga ko asanzwe abarogera yabonye bamugabyeho igitero ajya mu nzu arakinga bica inzugi bamusangamo baramutema ndetse banatema umugore we n'umukobwa we. Bamwe mu bagabye iki gitero bacungiye ku irembo kugira ngo rero basubize inyuma abagerageza rero gutabara uyu muryango. Abaturage kandi babonye bikomeye bahamagara polisi, abakomerekejwe bajyanwa kwa muganga ariko birangira Ndiramiye wari wakubiswe ishoka mu mutwe apfuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Twumba Uwimana Fanuel yabwiye itangazamakuru ko abagabye iki gitero bahise batoroka ariko ku bufatanye n'abaturage n'inzego z'umutekano bakamaze guta muri yombi rero 4 mu gihe hasigaye 2 bakomeje kugenda bashakishwa n'inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Kicukiro amakuru aravuga yuko abakekwaho kwica mugenzi we bakoranaga rero akamuhisha mu isanduku y'imyenda. Umukozi wo mu rugo w'umuhungu w'imyaka 28 bikekwa ko yishe mugenzi we w'umukobwa bakoranaga akazi ko mu rugo nyuma akamuhisha mu isanduku agahita atoroka. Byabereye ku itariki 21 Ukuboza 2025 mu mudugudu wa Amahoro akagari ka Karembure mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali witwa Ntirenganya Emma Claudine yemereye iki gitangazamakuru ko ayo makuru ariyo kandi ko inzego zibanze zahise rero zimenyesha iz'umutekano kugira ngo zikore iperereza. Ati niko bimeze, hari umukobwa akoraga mu rugo wasanzwe yapfuye. Birumvikana ikintu cya mbere dukora nk'inzego zibanze iyo yagize umuntu ubura ubuzima no kumenyesha inzego z'umutekano. Yavuze ko bamaze kandi kumenyesha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB na polisi y'u Rwanda kandi zitangiye gukora iperereza. Yasabye abaturage rero gukomeza kugira ubufatanye ndetse no kwirinda urugomo, kwirinda icyaha ndetse no gutangira amakuru ku gihe mu gihe cyose hari aho aketse ko hari gukorwa icyaha. Itangazamakuru ryamenye ko ahabereye ubwicanyi rero nyir'urugo ubwicanyi kandi bwabereyemo uwitwa Samuel Ntakirutimana yabwiye itangazamakuru ko ukikwa ari umusore w'imyaka 28 wo mu karere ka Gasabo umurenge wa Rusororo. Yavuze mu gitondo cyo ku itariki 21 Ukuboza 2025 we n'umuryango n'umugore we basize abakozi bombi nta kibazo bafitanye bajya mu bukwe. Umukozi w'umukobwa rero yasigiwe kurera umwana, umuhungu ashinjwa rero gukurikirana indi mirimo yo mu rugo abandi baragenda. Byageze nka saa 5 z'amanywa umugore rero bimwanga mu nda, babakozi rero bakabahamagara ntibababone. Ntakirutimana rero yifashisha murumuna we kuko iwabo baturanye niwe ajya rero kureba icyabaye. Ati murumuna wanjye yageze iwanjye mu rugo akomanze abura umufungurira kuko kwa mukecuru ati wabo w'umugabo babika imfunguzo zo ku rugi ati rw'igipangu cyanjye, biba ngombwa ko rero murumuna wanjye wundi azana imfunguzo. Ati binjiye basanga rero urugi rurafunguye, bajya kureba umwana basanze urugi rero rw'icyumba cyacu ati barwishe ariko basanga umwana asinziriye. Umugore Ntakirutimana ndi witwa Muramutwe ukuvuga ngo mukuru wa Ntakirutimana we bahise rero bihutira kujya mu rugo basanga ibintu byahindanyijwe, icyumba cye cyajagajagazwe, imyenda ye n'iy'umugabo we yapakiwe ku bikapu, matera yabo bayijyanye mu cyumba cy'abashyitsi ndetse na bya bikapu babishyira hamwe. Ntakirutimana ati mukuru wanjye yagarutse aho narindi mu bukwe, akihagera umugore yahamagaye n'abana baramamagara batubwiye bati Mutoni twamusanze mu isanduku bamwishe, iby'ubukwe nahise mbivamo. Ati nahise rero njya ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, nta makimbirane bari basanzwe bagirana. Umukobwa yari amaze amezi agera kuri 6, umuhungu we amaze ibyumweru bigera kuri 3. Itegeko rigena ko uhamijwe n'urukiko icyaha cy'ubwicanyi biturutse ku bushake ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu mu mategeko y'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ruragira icyo ruvuga kuri FDLR rwasabye ko gusenya FDLR bishyirwa mu bikorwa vuba. U Rwanda rwasabye ko ibiganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihoro rya FC23 byasubukurwa vuba ndetse rugaragaza ko igisubizo kirambye ku mutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari kizashingira ku isenywa ry'umutwe w'iterabwoba FDLR. Byagarutsweho na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta
ubwo yitabiraga inama idasanzwe yatumijwe na perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni igamije kwiga ndetse no kuganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Biruta yavuze ko iyi nama ibaye mu gihe gikomeye cyane kandi igaragaza inshingano rusange dufite zo gukorera hamwe mu gushaka amahoro arambye n'umutekano uhamye mu karere kacu. U Rwanda rwemera ko amasezerano ya Doha n'aya Washington yubakiye ku zindi gahunda zabanje kandi zashyizweho binyuze mu muryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba EAC, East African Community n'umuryango wa SADC, arizo nzira zitanga icyizere kandi zizewe kurusha izindi zo kugera ku mahoro arambye, umutekano n'iterambere mu karere, kuko zirebera hamwe ibibazo by'imbere mu gihugu n'ibyo mu karere. Yashimangiye ko u Rwanda rukomeje kwiyemeza kandi gushyira mu bikorwa inshingano zarwo zose kandi rugahamagarira abafatanyabikorwa bose kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano yose yamaze gusinywa. Ati muri urwo rwego rero u Rwanda kandi rurasaba ko gahunda y'ibiganiro bya Doha yasubukurwa vuba kugira ngo rero hasozwe mirongo ngenderwaho isigaye. Ndashaka gushimangira ko hakwiye gushyirwa hamwe imbaraga zose mu gushyira mu bikorwa uburyo inzego zisanzweho aho gushyiraho izindi nshya, uko byatanga icyo ku byashobora kuyobya inzira ndetse no gutesha agaciro byumvikanyweho. Inararibonye zigaragaza ko gucamo ibice ndetse no gushyiraho inzira nshya bitinza ishyirwa mu bikorwa kandi bigahungabanya intambwe imaze guterwa. Yavuze ko ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange bigomba gukemurwa mu buryo bwuzuye hibandwa ku mpamvu nyamukuru zabyo aho kwifashisha inzira zitoranya cyangwa se zidakemura ibi kibazo mu mizi. Ati guhora ikibazo cya RDC kigirwa icy'abandi ntibizakemura amakimbirane, ahubwo bikomeza gutinza ibisubizo bitewe n'uko ibyemezo byafashwe bidashyirwa mu bikorwa uko bikwiye. Icy'ingenzi gisabwa ni ubushake bwa politiki n'ubwitange nyabwo bwo gushyira mu bikorwa ibyumvikanweho. Yongeye kandi kwibutsa ko ikibazo gikomeye cyane ku Rwanda kidashobora kwirengagizwa ari ugukomeza kubaho kw'ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abakoze jenoside kandi ugashyigikirwa n'ingabo za RDC FARDC. Ati u Rwanda rurasubiramo ko hakenewe byihutirwa kwamburwa intwaro uyu mutwe mubi nk'uko biteganywa na CONOPS. Yemeje ko kutita kuri iki kibazo bigabanya icyizere kandi bigakomeza guteza ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'akarere. Yashimangiye ko ibibazo bihari uyu munsi ari ingaruka zo kudashyira mu bikorwa ibyemeranyijweho, by'umwihariko kutubahiriza agahenge. Asaba ko impande zombi zikwiye kubyubahiriza. Yasabye umuryango mpuzamahanga guharanira ubutabera n'ubwuzuzanye kubaza impande zose inshingano zo kubahiriza ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano zasinye. Yongeye kwibutsa ko mu batumiwe muri iyo nama harimo abagamije guhangana n'ibibazo by'akarere nk'imitwe y'iterabwoba, ariko kandi hakaba hashobora no gufasha imitwe y'abitwaje intwaro nka FDLR, bityo ko nabyo bikwiye kwitabwaho. Minisitiri Dr Biruta yibukije ko uruhande rw'u Rwanda rubona nta mpamvu yo gushyiraho izindi gahunda nshya, ahubwo hakwiye kubahirizwa no gushyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Washington DC na Doha, kuko ibibazo bigomba kandi gukemurwa haherewe ku mpamvu muzi. U Rwanda rwongeye kugaragaza ko rwiteguye kandi rwiyemeje gukomeza gutanga umusanzu warwo, ruhamagarira impande zose bireba kubahiriza ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano yashyizweho umukono mu nyungu z'amahoro arambye n'umutekano w'akarere muri rusange. Kaze rero kuri aya makuru ku nkuru yacu nyirizina, reka tuganire kuri Madame Scovia Mutesi. Uyu nguyu amaze imyaka itari mike mu itangazamakuru ry'u Rwanda ndetse n'umuyobozi w'ikinyamakuru Mama w'u Rwanda Gasabo TV, yaba ku muyoboro wa YouTube yaba ndetse no kuri TV isanzwe, kuri channel isanzwe, ariko kandi akaba n'umuyobozi wa Rwanda Media Commission, ni urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Bitewe ahantu maze iminsi nsoma ibitekerezo by'abantu batandukanye bavuga ati mu by'ukuri bitewe n'ubunararibonye afite muri uyu mwuga, bitewe kandi n'ibikorwa amaze gukora cyangwa se amaze kugera muri rusange. Ngira ngo mwaramubonye ubwo yaripotingaga live i Goma mu burasirazuba bwa Congo, Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Uvira nawe muri Kivu y'Amajyepfo, umujyi munini cyane wa kabiri muri Kivu y'Amajyepfo. Baramusabira ko yahabwa umwanya mu buyobozi bukuru akareka gukomeza kuba umunyamakuru, ariko baravuga bati mu by'ukuri ati atekerejweho n'umukuru w'igihugu akaba yamuha izindi nshingano zirenze izo afite uyu munsi wa none, ati byaba ari inkuru nziza cyane ku banyarwanda muri rusange, yaba inkuru nziza cyane kuri Madame Scovia Mutesi nk'uko bakomeza kugenda babivuga. Ni ibyifuzo rero by'abantu nyine baba batekereza cyangwa se baba bifuriza Madame Scovia Mutesi, kandi ntekereza ko buri muntu wese ashobora kuba yabimwifuriza, wenda umuntu wese utamugirira ishyari. Hakaba rero ari byinshi cyane bikomeza kugenda bivuga. Reka mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, nababwiye inkuru y'abantu bagera kuri 4 bamaze gutabwa muri yombi bakurikiyeho kwica murozi mu karere ka Karongi. Babwira inkuru y'urupfu mu karere ka Kicukiro ari umukozi bishe mugenzi we. Reka rero tujye noneho hanze